Muraho, uyu munsi tugiye kuvugana ku mafaranga. Ese amafaranga wowe uyafata nk'iki? Uyatekerezaho ute? Ese urayafite? Niba uyafite uyakoresha ute? Muri iki kiganiro kitari kirekire tugiye kugirana, turagaruka ku buryo twe tuyafata, ko twakabaye tuyakoresha, n'icyo abayatunze bamwe na bamwe bazwi bayavugaho ku mikoreshereze yayo. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi byiza ngezaho umunsi ku munsi hano kuri Sonia Talks. Kandi ngushimiye ko uhisemo kunyumva muri aka kanya. Ubundi amafaranga ni igikoresho. Amafaranga ubusanzwe tuzi ko ari meza, ariko kandi ni mabi. Amafaranga kuyafite rimwe na rimwe ayita umugisha, cyangwa se twe tukavuga ko umuntu afite umugisha, ariko si umugisha, uretse ko nanone atari umuvumo. Yewe nta nubwo amafaranga ari agakiza, ahubwo amafaranga ni inkota. Iyo uyafashe nabi aragukomeretsa, ariko kandi iyo uyakoresheje neza aragukingira. Ariko se amafaranga tuyafata dute? Tuyatekerezaho dute iyo ntayo dufite? Tuyakoresha dute iyo tutayabonye? Ni iki mu by'ukuri gituma uyafite aba akeye ku mutima cyangwa akaba afite umushiha? Ese amafaranga arakugenga cyangwa ni wowe uyagenga? Ngira ngo ibyo dukora nuko tubayeho bigaragaza ikigero cy'amafaranga dufite. Dore uko abantu bamwe na bamwe bayafata. Umwe agira ati ni ikiraro kinjyana heza. Undi nawe ati ni njye uyafite kandi menshi, ubwo n'abantu barankunda bakananyemera. N'undi nawe ati ninyabona ubuzima bwanjye buzarushaho kuba bwiza. Ariko kandi rero hari n'abandi bayatinya. Bayatinya bavuga bati amafaranga azana amakimbirane. Ubundi bati niyo nyafite narayaruhiye arayoyoka simenya uko agiye. Abandi bati amafaranga atuma badatuza, ntabaho umutekano. Hari abatekereza ko amafaranga ari isoko y'umunezero, abandi bakayafata nk'umwanzi ubashora mu ngorane. Gusa ariko ubwayo nta kibi cyangwa icyiza afite. Icy'ingenzi ni uko tuyatekerezaho n'icyo tuyifashisha gukora. Dore uko twakabaye tuyafata rero. Amafaranga meza ni ayo ufite atakugira umugaragu. Reka mbabwire ibintu by'ingenzi byadufasha gufata neza amafaranga. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora, menya icyo amafaranga ari cyo. Ntabwo amafaranga ari uwuriwe wowe. Amafaranga ahubwo ni igikoresho. Ashobora kugutera amahane, ashobora kugutera ubwibone se, cyangwa ishyari. Gusa ukwiye kumenya ko iyo amafaranga akugize uhinduka igikoresho cyayo. Ariko iyo uyagize igikoresho akubera umugisha. Icyo ni cyo kintu cya mbere ukwiriye kumenya ku mafaranga. Amafaranga iyo yagize igikoresho akubera umugisha. Ikintu cya kabiri kandi, ukwiye kwemera ko amafaranga ashobora kukwangiriza umutima pe. Amafaranga yatuma ucika intege iyo utayafite. Amafaranga wayagira agatuma wishyira hejuru, ndetse kandi amafaranga agatuma inshuti zimwe na zimwe zikuvaho. Ibyo nubitekereza neza urasanga twemeranya. Ikindi kintu cya gatatu, ukwiye kwemera ko amafaranga ari igisubizo ku bintu, atari igisubizo ku buzima. Amafaranga atanga ibyo kurya, amafaranga ashobora kuguha aho kuba, amafaranga yakwambika, amafaranga yakubanisha n'inshuti, ariko ntiyaguha amahoro y'umutima. Ntabwo amafaranga yaguha urukundo rw'ukuri. Amafaranga kandi
ntabwo yaguha ubucuti buhamye. Icyo kintu nukizirikana ku mafaranga uzamenya uburyo ukwiriye kuyakoresha. Ikintu cya kane nakubwira ukwiriye kumenya, hari imico iranga abantu bafite ubwenge mu bijyanye n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo umuntu uzi gukoresha amafaranga neza hari ibintu bimuranga. Ikintu cya mbere, abantu bazi gukoresha amafaranga barayubaha, gusa ariko ntibayubahiriza. Barayubaha ariko ntibayubahiriza. Ni ukuvuga ko bazi agaciro kayo ariko batemera ko aba igisobanuro cy'ubuzima bwabo. Icya kabiri bakora cyangwa se bayakorera, barayategura. Bishatse kuvuga ko bamenya uko bayinjiza, uko bayakoresha, uko bayizigama n'uko bayashora mu bintu byunguka. Mbese muri make ntibayakoresha uko biboneye. Ikintu cya gatatu ku bantu bazi gukoresha neza amafaranga ni uko bayigomwa. Ni ukuvuga ko bagira ibyo biyima, bagategereza ndetse bakanihangana. Ntibemera kuyoborwa n'irari iryo ari ryo ryose. Ikintu cya kane kiranga umuntu uzi gukoresha neza amafaranga ni uko ayakoresha ngo amufashe kubana n'abandi. Abantu bakoresha amafaranga muri ubwo buryo ntabwo bayagundira ngo bayahize mu mifuka gusa, ahubwo bayasangira n'abandi, bayafashisha abandi, yewe baranayatanga. Bayatanga atari uko bari kuyatagaguzwa, ahubwo bayatanga kuko abo bayaha hari ikindi kintu nabo byabafasha. Ikintu cya gatanu kiranga aba bantu, ari nacyo cya nyuma ukwiriye kumenya kuri aba bantu, ni uko bamenya ko amafaranga atamara inzara y'umutima. Niyo mpamvu bashyira imbere indangagaciro z'ubupfura. Amafaranga nadatuma uba imfura nta kintu azaba akumariye. Amafaranga nadatuma ugira urukundo nta kintu azaba akumariye. Amafaranga akwiriye kukuyobora ku isengesho, ndetse ikiruta byose amafaranga akwiriye kukubahisha. Dore inama nziza rero zagufasha kubana nawe neza. Ukwiye gushyiraho gahunda y'uko uyakoresha, ukamenya icyo ukeneye n'icyo ushaka, ukamenya kubitandukanya. Nkeneye iki, nshaka iki. Ikindi ukwiye kuzirikana neza ko ayo utanze cyangwa ukoresheje neza uyu munsi, ejo azakugarukira. Gusa ubwenge bwo kuzigama n'ubwo gushora ni ingenzi. Ntuyatagaguze. Ibuka kuzigama, wibuke kuyashora ahandi hunguka. Icyo gihe uzaba urimo kuyakoresha neza. Ikindi ukwiye kwiga kugira umutima wo gutanga, ukayivanaho ntuyiharire. Mbese ngo wumve ko ugiye kuyagwiza. Gira abo uyahaho. Ibyo nayo nabivuze hejuru n'ubundi. Nk'uko nababwiye ko nagerageje kureba bamwe mu bayafite tuzi, bazwi, bagize icyo bayavugaho. Umuntu witwa Warren yaravuze ngo amafaranga azagufasha kugira ibintu ariko ntazaguha icyubahiro. Amafaranga azagufasha kugira ibintu ariko ntabwo amafaranga yagura icyubahiro. Undi muntu tuzi cyane kandi kenshi mu mateka ni umuntu witwa Dr. Martin Luther King. Nawe yaravuze ati amafaranga ntashobora kugura umutima usukuye. Ndetse kandi no mu Kinyarwanda bakavuga ngo amafaranga aba meza iyo agufasha, akaba mabi iyo agusenya. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iki kiganiro ukwiriye kumenya ngo ndakoresha nti amafaranga, ibintu ngiye gukoreshaho amafaranga se biransenya cyangwa
biranyubaka, hari ikintu amfasha. So ntarakurambiye, mu magambo makeya nsoza nakubwira ko amafaranga ari wowe ugena icyo aba. Ni inshuti nziza ariko akaba umugaragu mubi. Tangira uyakoreshe neza witonze, akubakire aho kugusenya, uyayobore aho kukuyobora, ufashe abandi kuyabona aho kwishimira ko ari wowe gusa uyafite. Ukwiriye gufasha n'abandi nabo bakayabona. Ikintu udakwiriye kwibagirwa dusoza ni uko amafaranga meza arakora ikigomba gukorwa n'igihe atabaye menshi. Si ngombwa ko amafaranga ufite aba menshi kugira ngo ukore ikintu runaka. Oya, amafaranga meza nakora ikigomba gukorwa uko yaba angana kose. Urakoze cyane, ndagushimiye.